umugeni atambuka noneho. Ibanga kira gikanura amaso. Ariko kino gicucu twagira ngo ni hene igwecenye gwi. Yego. Kwa mashwa gicucu gakubitwe n'ingu. Ese uyu mugeni ni bwoko ki watuzaniye? Kigoryi. Urabona umugeni ari gutambuka warangiza kazana ngo mabinga nakaza ngagamena. Wakigoryi we uko bavuze ndura kuyobewe nako imundu. Ase uyu mugeni ni gati kino no batuzaniye. Ni gati kisubu uyu muntu asohota agiye kureba umusore babigenza uti. We ntago wemerewe kuvuga habe. Umva mba nemerewe kuvuga. We Gose navuze ubukwe bwanjye bwakodwe uti. Ase ubundi nase ko witwikuruye. Ahubwo bamuganisha. Ahubwo bamuganiye nitwikuruye. Nese umukwe mwamushize hehe kataza? Umukwe? Igikwe? Umukwe. Umukwe? Nese shaho umukwe nabonye batinze ndangiye ndavuga ni kanje kumwizana. No kuvuga ngo ugiye kwirongora neza. Inde? Hari bitsena bibiri mfite. Ndaje. Noneho ndabona byabananiye gusohora umugeni ubwo nta kibazo kanisohore ayo mashi nyihe sibyo nizo mundu nzihe ujye nirongora nge nirongora na nimame nifata nimame na nimame Uko muri kubona umugeni nasohoke twagiye utwikurura noneho turebe Tacika bagicucu nubwo muneba ko umugeni agiye gusohoka koko uwo mugeni subwo wisohora ni gatikira wisohora none niba batinze ntago ari ngombwa kugira ngo none nebutse amasaha usubone tugera kwa padiri bakavuga ni twatinze biragenda ute ugerayo sujya ngera he none se uyu munsi yoboye yuko umugore arazanye n'ibirongoranwa matera akazana amasahani akazana intebe byose mbese ako nawe wahite denta ako reba mugeni ugiye kwikorana ubukwe nta n'umuntu n'umwara abe n'inyoni ceceka gakubitwe n'inko ceceka nikorera ubukwe n'ubundi sibyo nyababwiye ngo mujye hariya mukoma amashi ahubwo se ko nawe ngiye kwigendera wagiye nagufashe imodoka imwe ipfuye ugize ngo bizizindi kugenda zingahe se kurimo wowe ufite agatuza urakararitse kameze nk'akisekuru wajyanye ihene bari gucinja reba ye mbo noneho ubwo nakundi sibyo mureka nyine nimame nifate nimame ubukwe mbwikorane burangire nta n'umuntu mfashe sibyo aba natumiye nababwiye ngo baze none bagiye ku musore nako bagiye ku mukobwa nabo barabiretse tugiye kwerekeza aho imodoka ziri tugiye kugenda mu byubahiro noneho tugiye gushyikira umugeni murakoze cyane amashi abakiriya kiraritse agatuza kimeze nk'imba ega ninjye usigaye gusa ajya kisize mu korogo ninjye usigaye ho umwanda yagukomera katugende tujye mu modoka tujye nebera none cyane nkwe n'ibyagwa se gusa banabuze n'umuntu uza kumfata ubundi mu bundi bukwe bayoboye yuko hano haba hari umuseriveri hano hari umuseriveri bakaza bafata bino bintu umuntu ufite ifoke se ubwo wamunuta ntago wamuterura ubwo nagatabi kanshiranye ugiye mu modoka bari kakodesheje iyi pikipiki se uhari reba araje agiye hehe waretse kunsa kuri zanga twari gare nako nka twari pikipiki yanjye nkajya kuri wowe agiye watwara imbeba mu mezi kuko mana yanjye wambwira ngo abantu bose natumiye habura n'umwe koko cyakoze kuva nabo ubwo bwa mbere bonye umugeni ugiye kwirongora itonde njye kumwizanira kwirongora se nikamara barabiko uramukura ikibazo guca naba nitwikuruye nagenda bakavuga ngo nitwikuruye kangende n'ubundi nabize baramwikura ajya uri umuvumvu umuvumvu ninde ikibazo hari imodoka zigenda udatwara se tonda ari
ariko babitonze imodoka y'abageni ntaje ni ngombwa ngo igende huti kuko unyirukanza ariko twaranyire wowe uzamurongora zamukurongora ikigoryi konake hajya niye hanura konake hajya konake ni honi nije cya kintu kiba ibinyabazungu n'ubwa mbere ngiye kubikoresha ni ukuri ntacyo ariko niyo mpamvu icyana nabyara mba nazakikisha ngo n'ubusibe ibintu kirabizi uko biri kuba cyagera ku isi kigatangira kikigagaza ntabwo njya kuvoma ntabwo umva ahubwo uzajya ujyana abiri ufite imyaka noneho ndebera wa mugeni niko nta kintu ubaye urahirigare sha urahirigare sese naje mu gatebo kamwe nawe ubusu wavuga ngo maze iki se nakubwiye ko naje ngiye kwigendera hajya sha ubu ngubu uzaza kuvumba mvombekeze bukwe butarimo n'imbeba ndavuga mu rugo rwacu twabanye wowe nande njye na sheri wowe sheri ngiye kuzana uramugira ariko urukwireba ukuntu umeze ntabwo waba ugiye uwo mutima wawe ufite umeze gutyo kandi mwana wa ntacyo nyine kanipape na nimami kandi ugiye kwirongora badusa agatimba kanduye wowe nushaka usubire mu nzu uryamire mana kuko nta kintu kikurimo aya ngo umunsi ningusimbuka ndaba ndi intwari waraye iki gikombe mukindenze waraye ndigendere ngo nuko bw'amafaranga gacu twakodesheje ipikipiki apfuye ubusa n'ay'agatimba noneho kadutangire dusabe no gukwa bibere hano mu bukwe nta kibazo nakundi nyine ubwo nyine nakundi kamyikorane ni pape na nimami asije wahereye wagabanye nyine reka ni pape na nimami sibyo reka ubukwe butangire bajyani bacu mwarashakanye murabyumvikana muravuga ni mwemeye kubana mwemeye kubyereka ababyeyi nico gihe rero ngo batwikurure umugeni yego mutwikurure hano zero wapfushije ndebera ako wagiye ku mutima mubi koko ugiye nguhaye impundu musomane ndasomane habe abandi bari gukora ubukwe njya mbona bari gusomana nze nyisomere yasomenyere icyo kunywa cyo kunana igihari uranywa nzobya cyangwa basa inkwiki amarike gakubitwe n'inkuba ya saa 9 n'igice karindagiye gapfuta byaro katumbagana yewe umeze nka rukinkondo neza kubanye bacika ndiba yinuza urakikore mu nda uragakore mu mabya ashyushye urakikore mu gifu cyangwa uraza gatoki mu kibuno inde kumwana we ujya kwiga kaminuza y'ibitutsi shawe nkututse nuko kankureke siko wihekuye wese niwe narimetse waruhetse ndi waheka ikimuga kiwe kandi uzi ngo buri umuntu